nshuti bakunze urugo rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze muri iki kiganiro twabateguriye uyu munsi. Turabifuriza kugubwa neza aho muri hose. Nshuti bakunzi bacu, nk'uko dusanzwe tubamenyereje, kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kubanogera, tubashakira abatumirwa banyuranye badufasha gusesengura inkuru nyinshi ziba zahise kuri za murandasi, ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu binyamakuru, tugira ngo tuzinyomoze, tubahe amakuru y'umwimerere, amakuru y'impamo kuko tuba tuyafite. Uyu munsi nanone tubafitiye abatumirwa, ariko mbere yuko tubagezaho abatumirwa bacu, reka tubabwire ikiganiro tugiye kugirana uyu munsi. Kuri uyu munsi turaganira ku kibazo cy'amakuru yatangajwe n'umugabo nanone Musabyimana Gaspard mu nkuru ze ngo yise ngo ni inkuru z'icyumweru. Izo nkuru z'icyumweru rero yazihaye umutwe ugira uti Muhozi arashaka iki mu Rwanda. Arongera muri uwo mutwe azanamo indi ngingo igira iti ngo mu Rwanda abasazi bariyongereye. Mbere yuko tunonosora cyangwa dusesengura aya makuru uyu mugabo yaduhaye cyangwa yahaye abamukurikira abaroga birumvikana, ndagira ngo mbanze nsabe abatumirwa bacu babasuhuze. Kuri uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa babiri, Gatete Olivier wa Rwanda Nordic TV. Gatete, mwasuhuza abadukurikiye. Ndabasuhuza cyane abadukurikiye, ndizera ko tuza kugirana ikiganiro cyiza. Abasaba ko abadukurikiye baguma baduteza amatwi, ari nako nibutsa batarakanda kuri izi channels zacu ko bakanda kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndabashimiye Bwana Robert kumpa ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane, tubahaye ikaze namwe kandi. Tubafite n'undi mutumirwa, umusaza w'inararibonye ubafitiye amakuru kandi ukunda kutugezaho amakuru nawe meza cyane, umusaza Kayumba uhagarariye Rwanda France Info TV. Kayumba, mwasuhuza abakunzi bacu ndetse n'abakunzi banyu badukurikiye. Imana igumugisha muvandimwe Albert, nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro nk'abavandimwe, nubwo nzi yuko waruvuze n'umusaza ariko ahubwo bakunda kunyita umusaza ngo washizemo, ariko ibyo ni bya bigarasha ngo tugiye kuvugaho, ntababibuza kuvuga. Ariko nshimishijwe no kugira ngo tuganire. Ndamukije abatwumva, nshimiye channel yawe, nshimiye channel ya Olivier kugira ngo ihure na Info France Rwanda uyu munsi tuganiriza abanyarwanda kandi mu buryo bubashimishije. Murakoze cyane. Murakoze namwe Kayumba, kandi abakunzi bacu n'abakunzi banyu ndetse n'abakunzi ba Nordic TV turabishimiye kandi tubahaye ikaze, tubifurije kugubwa neza. Murakoze cyane Bwana Robert. Murakoze cyane nabo bakunzi bacu. Rero murabona ko uyu munsi ikiganiro cyacu kiri bubaryohere kuko gifite abantu bafite ubunararibonye mu itangazamakuru, bafite ubunararibonye mu kumenya amakuru n'uko igihugu cyacu gihagaze, kandi bafite n'ubusesenguzi bufatika ku byo babanga mwabo baba batangaje. Umugabo Musabyimana Gaspard rero muri icyo kiganiro cye nk'uko twakibabwiye haruguru, yaje ku nkuru ku ngingo zikurikira, aho yavugaga kuri Ingabire Victoire Umuhoza ngo wasuwe n'abadepite b'Ubudage ndetse n'Abadenmark bari baje muri ya nama imaze iminsi ibera mu gihugu cyacu, yahuje abadepite hafi b'isi yose bari bayiteraniyemo mu rugaga rusanzwe rubahuza. Hanyuma muri icyo kiganiro nanone kandi yagarutse ngo ku nyandiko Victoire Ingabire Umuhoza ngo yanditse. Iyo nyandiko yahaye umutwe ugira uti
il est temps de donner la chance à la non-violence au Rwanda. Nkaho yashatse kuvuga tugenekereje mu magambo y'ikinyarwanda ngo ni igihe cyo guha amahirwe ukudahungabanya abantu cyangwa se ukudahohotera ngo mu Rwanda, byo kurwanya ihohoterwa mu Rwanda. Mu by'ukuri yavuze ku tuntu twinshi ndetse avuga no kwisurwa rya Ingabire Victoire Umuhoza n'umuhungu we ngo bari bamaze imyaka 12 badahura. Umwana yasize afite imyaka 10, ubu bakaba bongeye kubonana, umwana ari umugabo ufite imyaka 22. Yaje kugaruka nanone ku rugendo rwa Generali Muhoozi Kainerugaba wasuye u Rwanda mu rugendo rwe bwite, ariko ukurikije amagambo yaruvuzeho biragaragara kandi biramugaragaza niko dusanzwe tumumenyereye ko yari afite ikindi yashaka kugeraho cyo kwiza ibihuha, gukwiza ibinyoma no kuroga abantu ndetse no kubashyushya imitwe. Hari andi makuru menshi yagiye avuga, cyane cyane nkaho ngo yanenze ko Leta y'u Rwanda, avuga inkuru y'umuntu wanditse ngo anenga Leta y'u Rwanda ko ikodesha ngo amazu ngo hafi miliyari y'amanyarwanda ku kwezi. Iyo nkuru nayo bakunzi bacu ndetse namwe batumirwa ndifuza ko tuza kwigarukaho kugira ngo turusheho kunogerwa n'iki kiganiro. Indi nkuru nanone ntasobwa kubabwira yagarutseho ngo nuko mu Rwanda ngo abasazi babaye benshi, cyane cyane yibana ngo kubana ngo urubyiruko ngo rusigaye ngo rwishora mu biyobyabwenge, ngo bigatuma ariyo mpamvu ngo indera ngo hari abasazi benshi. Ubwo rero bakunzi bacu, batumirwa bacu, namwe ndagira ngo tuganire kuri izo ngingo, tubashe kuzisesengura, twumve icyo uyu mugabo yashakaga kugeraho mu by'ukuri. Nkaba ndagira ngo n'ubundi mu kinyarwanda avuga ngo zitwamo nkuru, mbanze mbere ku musaza Nakwikiyana Kayumba atubwire uko we abona izi nkuru, cyane cyane nk'uko twatangiye tubivuga, twagenda dusesengura duhereye kuri buri ngingo. Nk'ahangaha avuga ngo Ingabire yasuwe n'abadepite b'Abadage n'abo muri Denmark, nubwo Musabyimana we avuga ngo n'Abongereza ngo n'abo muri Norvège. Urabona iyo umuntu agambiriye kubeshya cyangwa gukwiza ibinyoma cyangwa kuba ari inkuru ko zitari, akenshi yivugira ibimuri mu mutwe. Uriya ntiyabuze ahantu cyangwa se ibindi binyoma yari yakwije cyangwa yari yahuye n'abadepite b'Abongereza n'abo muri Norvège, cyangwa se akaba bari bafite ibyo bakoze barimo bakora bashaka gukwiza ibinyoma muri ibyo bihugu, akibeshya mu gutangaza amakuru ye, akaza kuvuga ko ari abadepite bo muri Norvège ngo n'abo mu Bwongereza. Kayu, murabivugaho iki urwo rugendo cyangwa se iryo surwa rya Ingabire Victoire Umuhoza ngo n'abadepite bo mu Bwongereza na Norvège? Murakoze muvandimwe Albert. Uyu mugabo ntabwo twatambuka tutavuze ko Gaspard afite ibintu bimuranga, abeshya mu nyandiko akabeshya no mu mvugo. Ibyo ni umwenda yambaye. Ikindi nuko Musabyimana Gaspard uyu nguyu natangaje kenshi ko ari umwibone, yivanga muri za gahunda z'abantu, iza Leta, byose akabivangitiranya. Kandi nubwo yicaye mu Buraya, nagira ngo nkosore gato iriya titre y'igitabo y'inyandiko, kuko hari yenda yaba yitwaza ko yicaye mu Babirigi, ngo hari yenda ntabwo ari Igifaransa kiri correct, ariko kuvuga ngo il est temps de donner la chance. Non, il est temps de donner de la chance à la non-violence au Rwanda. Ngakomeza mvuga nti
iki kintu mbwiye cya Victoire Ingabire bigaragara ko hari aho bahurira, ndetse mu mvugo isanzwe ntitwatinya kumwita ko ari nka mushiki we mu buryo bw'imikorere. Nawe uyu mudamu twamuvuzeho kenshi, n'ubu kandi tuzamugarukaho, ariko rifo ko abanyarwanda bamumenya bakamusobanukirwa. Ingabire arwanya ikintu cyose cya gahunda y'iterambere yo mu Rwanda. Ingabire arwanya ikintu cyose bita umuco nyarwanda. Mwibuke arwanya umuco wo kugira ngo abanyarwanda bakire abazaturuka muri UK, mu Bwongereza. Mu muco nyarwanda bamenyereye abanyarwanda kwakira abadafite aho barara, abashyitsi bitambukira. We abirwanya yivuye inyuma avuga ngo iyo gahunda yakwiriye kurekwa, ariko ni uburyo bwo kugira ngo arwanye umuco nyarwanda, abone uko azarega Leta y'u Rwanda ngo nta muco igira. Ibiro byo gusurwa n'abadepite ibi bihugu byombi nibamusure, kuko n'ubundi baba babiteganyije, bafite amafaranga yo kubikora, muri bo ntawe ushonje ntawe ukennye. Ariko ayo mafaranga bamutaho yagombye kujya ku zindi porogaramu zihutirwa ndetse zifite akamaro, kurusha ko basura umudamu wataye urugo akamara imyaka n'imyaka ngo aje guhangana na Leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda tutabona impamvu aje guhangana nayo. Abadepite baje kumusura barabakaramusuye, ariko baba baranamuvumbuye bamenye uko ateye. Umugore nawe w'umwibone umushize ibisoni, ko ari byo by'ibyo twavugaga, nawe udatinya gushaka guheza u Rwanda ngo arupfundikire mu cyo bita ubukene, kuko za gahunda nyarwanda z'iterambere azirwanya yivuye inyuma. Ibyo nabyo ndagira ngo mbivugeho. Uyu mudamu rero basura, Ingabire Victoire, nyine n'igihe cyose amaze, nubwo umugabo we yanze ko aza mu Rwanda kugira ngo aze guhangana atanabishoboye, akwishywa n'agatsiko k'abantu nka bangahe gusa bavuga bati yenda ubwo ari umugore aragenda twebwe tumukurikire, ariko kubw'amayeri yabo n'ubugome bwabo bamwohereje bagira ngo nahagera nyine akora ibikosa nk'ibyo yakoreye ku rwibutso, murabyibuka, ajya kwibaza ngo hano ngo ni jenoside yakorewe Abatutsi, ngo mbese yakorewe Abahutu yo iri hehe? Ibyo byose nibyo umuntu yakwibutsa. Uyu muntu rero abamusura ntabwo bamuzi neza, hagombye kuba ko ndetse nibwira ko nk'izi titire agiye ashyira mu Gifaransa, namwe bakoresha Icyongereza hirya aho ngaho ni kinoci cyangwa se kidanwa, ndibwira ko mu biganiro bizakurikira tuzadushyira mu ndimi nabo bumva, kugira ngo bamenye abantu tubwira bane. Baramusuye birumvikana, icyavuyemo nuko bamumenye yuko ari umugore usa naho atereye aho ngaho, yishoye muri gahunda adashoboye, yishoye mu bintu bigaragara ko ibyo bintu atanabizi, ajya kubwiriza amacakubiri. Baje gusanga ari umuntu wirirwa abwiriza amacakubiri, utambutsa iyo mesaje mu bantu. Ibyo ari byo byose nubwo batabitangaje, ariko twarabibonye mu maso yabo, tubibona muri gahunda bagize. Abadepite ni ukuvuga ngo bagiye nabo ubwabo bumiwe, bagiye bababaye kubona uwo batekereza ko ari umugore ufite ibitekerezo bizima, ahubwo basanga yuzuye ingengabitekerezo ya jenoside, ingengabitekerezo yo kwangana, ingengabitekerezo yo gucabiranya, ingengabitekerezo yo gucamo ibice abanyarwanda kugira ngo batazagira aho bahurira. Igihe igihugu nk'iki cyubatse neza gutya cy'abanyarwanda, cyubatswe n'umubyeyi Perezida Kagame Paul n'abanyarwanda bamufasha nk'abaminisitiri n'abadepite n'abandi, icyo gihugu kubona umuntu umwe gusa uri hariya baje kumusura, bakigira ko baje gusura umuntu ufite ibitekerezo, imigambi mizima, umwubatsi mu Rwanda, bagasanga ahubwo ari umuntu usenya, bagiye bababaye, bagiye bakozwe n'isoni, bagiye bumiwe, bagiye ndetse bumva bavuga bati ibi ni ibiki. Nibwira ko twabakwiturira kugira ngo bumve ibi biganiro dutanga, kugira ngo bajye basobanukirwa umuntu waje gusura uwo ari we, umuntu waje kugendera uwo ari we, gahunda zibazanye, kugira ngo nabo bagire umusaruro batahane. Ubwo rero reka mbe nsa nkaho nkatiha kugira ngo ntabacura amagambo kandi turi batatu, ariko icyo nagira ngo mvuge, aragasurwa ariko basanga ari umuntu muzima. Igihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika yamuhaye akanya ko kugira ngo yikosore, yikure mu kimwaro, yikure mu mafuti, nibwira ko n'ibyo bintu akenewe
ndetse nibwira ko Ingabire niba nyumva kandi aragomba kunyumva kuko ibyo dutambuka n'ibifasha abanyarwanda, nuko mu gihe gitaha naza no gusurwa azabivuga. Hari aho agira nyine akavuga ati mu Rwanda bimeze neza, kuko n'ikimenyimenyi umwana we yaraje aramusura asanga nyina ari security full hano mu Rwanda. Igihe bavuga ngo hari yenda umwana nahagera baramwica, umwana yaje asa n'uwigobotora abantu kubw'urukundo akunda nyina, asanga nyina afashwe neza, ibivuta kumubirira biratama, utwenda twiza turafuze ndetse turagoroye. Ubwo si cyo bavuga niki, yarasuwe ariko muko gusurwa reka asurwe nawe yikosore kugira ngo abe umwubatsaho, kugira ngo abe umushenyi. Murakoze cyane kuri ubwo busesenguzi muduhaye, kandi ndetse no ku cyo nakwita umwitangirizwa muhaye bamwe muri abo babanga mwabo bakwiza ibinyoma n'ibihuha. Reka twumve Olivier nawe icyo abitekerezaho, ariko wa mugani nk'uko wari ubigenje, tugerageze guhuza izo ngingo zose. Uwo mudamu mungu wasuwe n'abadepite, cyane cyane ko harimo nabo muri Denmark. Nibutse ko Rwanda Nordic TV ikorera muri Denmark. Ubwo ndumva ari wowe waba ufite ubusesenguzi bwimbitse ku myitwarire n'imikorere y'abadepite baho ngabo muri Denmark, ukaba waduha icyitegererezo uko wowe wabibonye y'abadepite ba Denmark basura Ingabire Victoire Umuhoza. Ubwo wabihuza nuko yasuwe ngo n'umuhungu we Bucura, ndetse ukabihuza na hariya nk'uko Kayumba yarabigenje kuri iriya nyandiko ngo yanditse bivuga ngo Leta yo guhanga ngo n'igihe cyo guhanga u Rwanda ngo amahirwe ngo kwirinda guhohoterana mu Rwanda. Bantu bo kuri Nordic TV murabitekerezaho iki, mubibona mute mu busesenguzi n'ubunararibonye bwanyu? Njyewe ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi cyane, kuko ibi ngibi ni ibintu byagaragariye umuntu wese ufite ubwenge buzima cyangwa uzi ureba kure, yahita abona ishusho y'igihugu uko imeze, ko itandukanye n'iyo Ingabire Victoire ajyaho abantu, cyane cyane ko ni umuntu ukunda kwikontradiza mu byo avuga. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rutagengwa, sibyo, igihugu kitubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Iyi Rwanda itanga uvuze bakorana bapfuza bazira ibyo bavuga. Uyu Ingabire nibyo mvuga ko buri gihe ibintu avuga aba yivuguruza, ko cyane cyane ko politike ye igaragara ko navuga ko harimo ubuswa bwinshi. Ni gute ushobora kuvuga ko itangazamakuru cyangwa abatavuga rumwe na Leta batemerewe kugira icyo bavuga, mu gihe abanyamahanga b'abadepite baza bakagusura? Ntago Leta y'u Rwanda ibatuma ibyo baza kukubaza, nta nubwo Leta y'u Rwanda ikuniga cyangwa ngo igushyire ku mapingu ikubwira ibyo uza kubasubiza. Ko yifatiye amafoto ko yatwerekaga, hari umupolisi wabonye wari uhari. Iyo aza kuba hari Ingabire ukuntu muzi, yari kuvuza induru ati sinabashije kuvuga ibyo nashaka kuganira n'aba bantu kubera ko hari umupolisi iruhande rwanjye. Icyo ni kimwe. Ibyerekeranye rero no gusurwa n'abadepite, si ubwa mbere asuwe n'abadepite bo muri Denmark. Nagira ngo kandi nanabwire n'uyu musaza Gaspard, enewe turi buze n'ubundi twari tugendeye ku byo yatangaje hano. Nagira ngo mubwire ko aka kazi arimo arakora, ajya ashaka amarinete yambare asome niba arwaye amaso, kuko ngewe nagiye nkurikira ibintu yagiye avuga muri iyi nkuru ye, byose ibintu bijyanyemo n'imibare cyangwa no kureba, harimo ibintu ubona ko atabona. Iyo atibeshye ku matariki yibeshya ku bihugu. Hariho ahavuga ngo ikinyamakuru ngo chip report cyasohotse ku itariki 17, aho kuvuga ku itariki 15. Urumva, akongera akavuga
kuvuga ngo 1987 akavuga ngo 97 urumva ni ibintu ubona ko afite ikibazo cy'amaso niba ari izabukuru twese niho tujya ariko yambara marinete hakiri kare cyangwa biharira abana be cyangwa abuze ko bari bo babijyamo bajye kubikora niba ajya atangaza ibintu neza yabanje gusoma yanarebye aravuga ngo abadepite bo muri Norvège ngo basuye ngo uyu nguyu Victoire Ingabire kandi akerekana amashusho y'abadepite bo muri Denmark na Ingabire Victoire we wenyine ubwo yarabyiyandikiye yerekana abo badepite bari bo ko ari abo muri Denmark. So iri cyo nagira ngo mvuga aha ngaha nuko aba badepite bo muri Denmark ntago ari abambere hano muragira ngo mbwire n'abanyarwanda badukurikiye hano muri Denmark harimo haritegurwa amatora y'abazajya mu nteko ishinga amategeko nyine abo badepite ni ukuvuga ngo nubwo baza kumureba ntago bari shuwa ko ari nabo bazanasubiraho sindeba icyo bazaza kumufasha urumva we iwe yari yahahinduye nko muri navuga ngo muri parliament ahantu niwe wagira ngo ushinzwe kwakira abadepite baje mu Rwanda ariko nabyo ni byiza byibuza bagende buriya abazungu ndabizera bazi gukora analyse cyane ntabwo nabo ari abana bahavuye babonye ibyo babwira niba ari ukuri cyangwa niba ari ukubeshya cyane cyane ko hari umudepite w'umudanwa wigeze kuza mu Rwanda witwa Rosalind uwo mu by'ukuri nta zindi nyungu yari afite ishyaka rye ni ishyaka rishingiye ku gufasha impunzi abimukira baba muri Denmark mu by'ukuri yaragarutse yandika ibintu ku Rwanda anavuga ko ibintu cyane ko yavugaga n'ibintu bibi cyane ariko nyine yerekana ko yanahuye na Ingabire Victoire akanavuga ibintu bijyanye n'impunzi ku mibereho yo mu Rwanda bigaragara ko yabibwiwe na Ingabire Victoire kandi atarigeze agera no mu nkambi y'izo mpunzi noneho nyuma agahita avuga ngo bamubujije kuzisura urumva abantu bamunenga baramubwira bati urafata amafaranga ya leta imisoro yacu warangiza ukajya kuyishora mu bintu bitadufitiye n'akamaro urumva twebwe abaturage twamaze gutora itegeko ko impunzi zoherezwa mu Rwanda cyangwa abimukiye boherezwa mu Rwanda nako ninagira ngo nibutse n'abadukurikiye ko Denmark ubu ngubu irimo irubaka ikigo gishinzwe centre y'impunzi izajya yakiriramo impunzi zishaka kuza muri Denmark akaba ariho amadosiye yabo atangirira noneho hagakurikirwaho procedure yaho bazabajyana niba babyemerewe cyangwa batabyemerewe icyo ngicyo cyo nashake abantu babyumve gutyo niko kimeze cyo nta nubwo gishobora no guhinduka cyamaze gutorwa urumva noneho rero ahangaha uyu mugabo aragira ati ibiyobyabwenge byabase urubyiruko sinzi niba nihuse niba nemerewe reka aho ngaho kuri icyo cy'ibiyobyabwenge tukigarukaho mu kanya reka tubanze kuri iriya ngingo nyamukuru yerekeranye na Ingabire Victoire Muhoza aho yasuwe n'abadepite iriya nyandiko ye no gusurwa n'umuhungu we ni ikintu cyiza gusurwa n'umuhungu we deja kirabereka Gaspard na Ingabire Victoire basanzwe bakorana nduzi ko ari boss we kuva kera kirabereka u Rwanda isura y'u Rwanda iyo ariyo urumva aho umwana uriya mwana niwe uzabatemwe niwe uzagenda akereka abandi akababwira ati muve mu byo mubeshye mu Rwanda buriya ushobora kubeshya umuntu mukuru kubera ko aba afite amacengeramatwara sibyo ariko umuntu mutoya ntabwo ushobora gupfa kumubwira nubwo uri umubyeyi nibyo bya bindi harimo n'ahantu muri iki kiganiro agaruka ku kintu cyo konka n'ibiki ibyo turabigarukaho nyuma urumva ariko umwana nibwo umwonsa ukamwonsa buriya urumva bigendera muri ntuza ni ukuvuga ngo systeme organique y'umubiri urumva iby'umwonsa ni ukuvuga ngo hari ibyo umubwira bijyana mu gutwi ariko iyo abana hari ukigeragera ugakoresha ubwenge bwawe ukava muri bwa bwenge bwo bagucengezagamo noneho ukaba wakereka umubyeyi ukamubwira uti mama wambwiye ko nucira hasi
nkirukanka nkagaruka nkasanga amacandwe yakamenye ndi bupfe, nabonye ko wambeshya. Urumva icyo ni kimwe. Ni ukuvuga ngo umubyeyi ni strategy yego yakoreshaga kugira ngo wihute uze kuza vuba, ariko realite hari umwana utangira guhita agira ubwenge agahita bata yambeshyaga ibi ngibi. Urumva ariko ako ni kamwe mu kubijyanye no gusunisurwa ry'umwana wa Victoire. Nibaza ko njyewe ari n'ikintu cyiza abantu bakagombye kubona isura y'igihugu cy'u Rwanda icyo ari cyo. Ntago umwana nta kibazo afite kugeza izi saha, umwana arakurikirwa nyine aratembera nk'abandi bose, abantu baranamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ibyo ashiraho n'ibiki. Urumva niyo nyina yagenda akamubwira ati ibi bimeze gutya na gutya bimeze gutya, njyewe uriya mwana ukuntu namubonye ni mukuru afite ibyo azagenda akavuga. Rero nagira ngo ngushimire ntakomeje gutinda kugira ngo dukomeze mu kiganiro, kuko ni byinshi cyane byavuzwe muri iyi nkuru bigaragara byo kunengwa, ariko harimo n'ibyo yavuze rwose ubona ko nawe cokoza ikintu Gaspard atandukaniyeho n'abandi bantu nabonye, nuko azi kuvuga perezida wa repubulika mu izina rye, atari nka bya bigarasha bindi usanga bimutuka bikoresheje izindi mvugo bitanamuha na titre ye ya perezida. Nkumva aho ngaho hariho n'iki ngiki cy'umwana aranakivuga neza, ubona ko mpamya neza ko ahubwo Ingabire Victoire abo bakorana bazamugaruka, baraza kumugaruka nyuma bavuge bati ahubwo umenya urimo urakorana na leta utangiye no kuzana umuryango wawe aho bukera n'umugabo n'abandi baraza kuza. Urakoze bwana Albert, turakomeza mu kiganiro. Urakoze cyane nawe Olivier, kabisa rwose ibintu bisobanuye neza cyane, kandi nakayumva rwose mufite aho muhuriza. Nanjye ndagira ngo mpere ku kintu gikomeye tujya tukunda kunenga bariya twita babanga mwabo. Reka twe duhere ku byiza, uhereye ku cyo ushimira Musabyimana Gaspard ko byibuze avuga izina rya perezida wa repubulika akamuhana titire ye mu cyubahiro, nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, ko atameze nk'aba bandi bamwita amazina y'ibitutsi yuje ubusenzi n'ubusutwa. Ariko nkagira ngo nanone nanjye nshimire, mbere yo kuvuga Ingabire Victoire, nshimire Ingabire Victoire ko uriya mwana umusuye bucura aje akurikiye mushiki we wamusuye bwa mbere witwa Raisa. Ndagira ngo nibutse ko icyo gihe asurwa na Raisa, Ingabire yahamagariye abanyarwanda gusura igihugu cyabo kandi avuga ubwiza bwacyo, avuga umutekano. Nongere mushimire ko rimwe nanone yigeze kwivugira abwirira abantu kandi ashimira perezida wa repubulika na FPR Inkotanyi ko mu kubohora u Rwanda bakoze ibintu byiza cyane byo kubuza ingabo za APR kwihorera. Iyo haba kwihorera u Rwanda ntabwo ruba rugeze aho rugeze uyu munsi. Byibuze ibyo ni ibyo gushimwa. Tujye tuvuga abandi, tujye tunenga abandi ariko ntidukore nkabo. Mu by'ukuri ngarutse kuri kiriya kibazo none nabajije cyo gusurwa n'abadepite ba Denmark ndetse n'Ubudage, ntabwo nibutse ko batamusuye wenyine, bamusuranye ngo na Ntaganda bafatanije mu mugambi wo kwigomeka cyangwa se kubangamira ibikorwa bya leta, biyita ngo ni opposition. Ariko nk'uko Kayumba yabivuze kandi nawe mu kanya ubikomojeho Gatete, ntabwo bahwema aba bantu bita ko barwanya leta, ntabwo bahwema kwivuguruza bati uburenganzira bwa muntu ntibwubahirizwa. Uburenganzira bwa muntu ntibwubahirizwa, nyamara inama zose zibaye bakazungukiramo kuko abazijemo
leta irabwita amarembo arafunguye mu basure rwose babaganiriza ibaza ubundi burenganzira bashaka, cyane cyane nka Ingabire Victoire wigeze kuvuga igihe hari inama yacogamo ngo mu Rwanda nta bikorwa remezo. Mu kiganiro twakoze abakunzi bacu bashobora gukurikira basubiye inyuma mu biganiro twakoze kijya gihe, bavuze tutse se ko nta bikorwa remezo bihari, abo badepite baje kugusura banyuze ari ibikorwa remezo. Ese bagusura bari kumuvuga ngo nta burenganzira ngo u Rwanda ngo ni igihugu ngo gifunze ngo nta liberté d'expression nta liberté d'opinion. Abo badepite hari umupolisi wabaherekeje kugira ngo ibyo uvuga bagushyiraho iterabwoba ntibyumvikane. Noneho uyu munsi bikubitiyeho kwandika inyandiko, iriya nyandiko mvuga ngo Leta de donner de la chance à la non violence au Rwanda. None se ibi ni ibiki? ni bya bindi nahoze mvuga ngo byo kwinyuraguramo. Noneho rero biratuma ngaruka kuri cya kindi wavuze uti uriya musaza umenya amaze guhuma ajya areba neza, uti ari kiriya kinyamakuru yavuze ngo cyasohotse ku 17 cyarasohotse ku 15, aho mu kindi kinyamakuru yavuze ngo leta ngo muri 97 ngo leta ngo yakorera handitse muri 87 yagize n'ibindi. Ariko nibutse ko ntabwo ari kwinyuranyuramo cyangwa uguhuma, ahubwo kiriya kinyamakuru nicyo kuri 17 ikibazo pana 15. Ikibazo gihari ni iki? Ikibazo ni kwa kunda haguruka akinjira akajya muri iriya studio ye afite inabi ku mutima, afite ikinyoma, n'ibyo avuze byose n'ibyo ibyo asomye awe akaza icyo gambiriye ari ikinyoma, n'ibyo avuze ntiyite ku byanditse akita ku biri mu mutwe we cyangwa se ibyo baba barayemo bacura imigambi mibisha. Aho ngaho nicyo kibigaragaza, kuko ntabwo kwibeshya wakwibeshya rimwe mu nyandiko, ariko ntabwo wakwibeshya kuri buri kantu. Bigaragaza icyo mu Gifaransa bita la mauvaise intention. Mbabarire sinzi niba nemerewe guca mu ijambo kandi nta kibazo rwose ko turi mu ngingo wavuze iyi ngiyi wenda ntayo wari washyizemo akangaka ngiye kuvuga, ariko nagira ngo mbereke ukuntu uyu muntu cyangwa n'abandi bakorana mu by'ukuri ibintu byabo biba bimeze nk'aho wagira ngo ni ukwanga, ni bya bindi kwanga ikintu icyiza ni cyose ukavuga uti nta kintu u Rwanda gishobora gukora kizima. Aravuga ngo nise kuburana u Rwanda. Aravuga ngo inkoko ngo zarapfuye ngo kubera kubura imiti mu Rwanda, ngo bimeze ngo abantu nabo ngo birirwa bapfa ngo kubera kubura imiti. Sinzi niba ako kantu mwarakumva. Twagakurikiye. Mu Rwanda statistique isi yerekana ko impfu zagabanutse ku kigero kigaragara. Urumva abanyarwanda babasha kugera kwa muganga kwivuza kubona imiti kugira urumva ni ibintu umuntu wari wese n'impumyi yakubwira muganira yakubwira ati ubu ngubu hari abaturage ejo bundi bahoze bavuga bati hari abaturage batanze mituweli bamaze bari imbereho imyaka ingahe mu kwibikira ku mafaranga yo kwivuza kubera ko bamaze kumenya agaciro k'ibyo bintu. Ukambwira rero ngo umuntu niba akurikira koko kandi yari umuntu wize, umuntu yakoze mu bijyanye n'iperereza n'ibiki, ngira ngo yakoze no muri immigration ahari niba ntibeshye. Nibyo umuntu wize. Sinumva rero ukuntu ujya kujya aho ngaho ukicara imbere ya televiziyo yawe channel yawe warangiza ukabwira abantu ibintu nkubwira abantu nkubwira injiji. Biratangaje. Ariko ni ugufata abantu, ni ugufata ababakurikira nk'inka cyangwa se inyamaswa ariko nazo zigira ubwenge.
Bwana Albert, nagira ngo rwose munyihanganire tudasimbuka akantu k'ingenzi. Uyu mugabo Musabyimana Gaspard turi kuvuga, turamuvuga ariko umwenda yavanye mu Rwanda uwo tumwibukaho ukomeye. Mwibuke ukuntu yari acting muri RTLM, ukuntu yari wa wundi w'intyozo. Ni ukuvuga ngo Gaspard ameze nk'uri mu kibuga kimwe. Yari muri komisiyo ishinzwe porogaramu ya RTLM, porogaramu kandi ya za radiyo ntuza televiziyo de Mirikorin. Ariko ni ukuvuga ngo umunsi ku wundi abashaka amacenga aza gucengeza mu mpuzo. Iyo tuvuze tuti uyu mugabo Gaspard yibura avuze ko ari perezida wa repubulika, icyo abakoze abakizi ni ukuvuga ngo atanze bureshi, atanze turu, kugira ngo noneho hariya abone akantu. Ikintu kiri hamwe aba bantu bigometse kuri leta y'u Rwanda n'abanyarwanda, tujye tugendera ko bigometse no ku banyarwanda, kuko turababwira ariko baracyakomeje kwigomeka, kandi icyo tubabwira ni ukuri. Ni ukuvuga ngo bashaka kugira ngo byanze bikunze igitego akinyujije mu macenga menshi. Abakinnyi buri uri gucenga ugiye gutera, kuko nanteranye umupira nanjye nari umukinnyi wa foot, ugomba gukora ku buryo abantu bakwirukanka inyuma ukagenda ubacenga ukazashyiramo cya gitego, bikagaragara ko wakinjije ari uko wabacenze. Gaspard rero muri strategie ze ni ukuvuga ngo icyo kora reka nanjye mbashyigikira aho ngaho ne kubirwanya, ahubwo mvuge ko buriya icyo akora abakizi. Nyakubahwa perezida wa repubulika azi ko ari nyakubahwa perezida wa repubulika, igihe bamwe banavuga ko atakiriho, banamwita n'andi mazina y'ubushizi bw'isoni, y'ubugome n'ibiki byose. Ariko Gaspard tuvunga afite uduturufu agenda apanga ku buryo avuga ati akangaka ndibuze kukanyuza ahangaha bankurikire, akandi buze kugakubita hano katume ninjizamo cya gitego. Ubu rero izi nzinduko turi kuvugaho mu makuru yagiye avuga, akabaza impamvu Muhozi uriya mu nyakubahwa ni generali mukuru ngo arashaka iki mu Rwanda. Ibyo se biramushinga, ahubwo kuba ngo arashaka iki mu Rwanda. Ni inshuti y'u Rwanda, ni umugabo ukomeye, ni umugabo ufite imirimo ikomeye cyane, ugenderera igihugu gikomeye. Icyambere twanamubwira ko ashaka umubano mwiza mu Rwanda, uwo papa we yatangije arashaka gukomeza nk'umuhungu kandi ufite akamaro, uvuze ubwenge. Arashaka iki mu Rwanda? None se Gaspard ko ari umunyarwanda, abagande nk'inshuti z'abanyarwanda n'abavandimwe b'abanyarwanda, icyo bashaka mu Rwanda ntakizi. Habayeho guhahirana, ashobora kuza guhaha mu Rwanda nk'uko natwe twajya guhaha iwabo. Ibyo niyo mpamvu byinshi amaturufu akina ni ukwigiza nkana, kugira ngo ayobye uburari abamukurikira mukurikiye. Kayu hariya iyo avuga kiriya kintu ngo Muhoza arashaka iki mu Rwanda, ifoko abantu bagenda bakumva ibyo bintu. Ibi bintu bamaze iminsi bano bantu navuga ngo bintera hamwe, reka nkoresha iryo jambo, sibyo? Nubwo ntakunda kurikoresha cyane, ariko reka nkwereke ukuntu iki kintu barimo baragikora cyane, ari n'ikintu bari gukora bazi. Hari ikintu batangiye cyo kuvuga ngo harashaka kugarukaho ngo ampire hima ututsi. Urumva? Mwibuke neza u Rwanda rufitanye ikibazo n'Ubugande, barabyinaga babyishimiye, bavuga bati Ubugande cyangwa ugatera u Rwanda. Urumva? Bo baba barekereje ahantu hariho hose ikintu cyose cyasiba u Rwanda ku ikarita. Nkibaza ngo Ubugande niyo rwarwana n'u Rwanda cyangwa Kongo yarwana n'u Rwanda, Kongo ije igasiba ibikorwa remezo bimaze kugerwaho, baterura Musabyimana Gaspard uri mu Bubiligi bakaza bakamushyira ku buyobozi. Ni izihe nyungu yakuramo uretse ko igihugu cye kiba kibihombe? Iki rero cyo kuvuga ngo Muhozi ngo arashaka iki mu Rwanda, ni cya kindi bongera bakagarukaho ngo barimo barakora ngo bya bindi ngo ampire ngo hima ngo tutsi ngo bagira ngo
ngo bafate ngo Uganda ngo Kenya ngo Rwanda ngo bakomeze ngo gutyo ngo Burundi ngo niyo objectif ya Museveni bakongera bakagaruka muri wa mujyo wabo w'amoko nicyo kintu baba bagambiriye. Urakoze cyane Gatete kuko icyo kintu ugarutseho gifite ireme cyane kuko no mu bisobanuro yatanze yakomeje kwititsa kuri ako kantu. Muhozi yavuze ko azatera Kenya, yavuze ibi n'ibi, yavuze ibi n'ibi. Umuntu ari mu rugendo yaje kwiruhukira, wowe utangiye kwibaza ngo aje kugira ati aho ibyo bintu bikureba. Umuntu yavuze ko akoze urugendo rwite, ntabwo ari urugendo rwa Leta, ntabwo ari mu butumwa bwa Leta. Icyo kintu kibahangayikisha. Hanyuma uburenganzira bwarutseho cyo kuba barabiyita ngo ni opozisiyo nyine, baratekerezaga ko Ubuganda bushobora kuba icyambu cyabo cyangwa bushobora kubabera ikiraro gituma bongera gusubira mu Rwanda, kubera ko imibanire y'u Rwanda n'Ubuganda yari itameze neza muri icyo gihe. Ubu rero ikintu kibahangayikishije cyane ni ukubona uwo mubano w'u Rwanda n'Ubuganda wongera gusubira mu buryo. Niwibuke ko sinzi na mwarabibonye ko muri ibi bihe Musabyimana Gaspard aharaye gukora ibiganiro bigufi cyane by'iminota 5, 10, ariko akabiha sous-titrage mu Gifaransa no mu Cyongereza. Ariko twaje kumenya ko iyo ni gahunda bafite, kuko iyo amaze gukora ibiganiro bito gutyo bakora ama DVD yo guhereza b'abazungu ngo babana nabo iyo batabonye umwanya wo kubakira kugira ngo bajye kubadudira ibinyoma babaha, bajye kubaroga mu bwonko. Babaha utwo DVD bakagenda basoma, ngo ni uburyo bwo kugira ngo bemeze gahunda zabo. Hari bya bindi barimo ngo jenoside yakorewe Abahutu, hari ibyo ngibyo byo kugaragaza ngo ibyo ruvuze ngo za Pierre Tutsi, ngo u Rwanda rushyigikiye M23. Ahubwo mboneyeho kwibutsa ko uyu munsi nariho ndeba amakuru kuri France 24, n'uyu munsi n'ejo aho Human Rights Watch noneho yagaragaje neza muri raporo yayo ko abasirikare ba Kongo bahaye intwaro FDLR mu ngurane. FDLR ikaba yaragombaga kubafasha mu kurwanya M23, n'amazina noneho yanditse bimwe Leta ya Kongo yahakanaga ko nta FDLR, ko FDLR itakiri ikibazo, u Rwanda rwo rukabihamya. Uyu munsi Human Rights Watch noneho ibishyize ku karubanda. Ariko hari na audio yasohotse y'umusirikare wo muri Kongo wabyivugira ko hari abasirikare bari bifatanyije nabo FDLR, umwe aherutse kubira intwaro. Bivuze rero ngo ikinyoma cyabo kirimo kugenda kigwa mu mazi. Tugarutse gatoya kuri rwa ruzinduko rw'umuhungu wa Victoire Ingabire asura nyina, nanone twariho tuvuga ukuntu bivamo bikagaragara cyangwa se binyuranyuramo, nk'uko wari wakoresheje iryo jambo, bakivuguruza muri bya bindi bamaze iminsi barega igihugu cyacu, barega u Rwanda, ngo u Rwanda ni igihugu kitagira umutekano. Igihugu kitagira umutekano ukagihamagarira abana bawe nka bucura ngo baze kugusura, imvura ikaba yaraje, ubu hakaba haje bucura mu gihugu kitagira umutekano. Noneho igihugu ngo kishwe n'inzara. Mu by'ukuri nka kumwe babivuze Bwana Gatete, ni byiza ko uriya mwana aba yaje ndetse n'abandi bohereza ababo, kuko nibo bazaba abahamya bo guhamya uko u Rwanda ruhagaze muri iki gihe.
bareke kuba nka bimwe bya bagatebuke ngo nibareke kwishyurira ngo abana ngo amashuri ngo barwaye mu bitaro, bareke kubaha mituweli, ngo bareke kubagurira imiti, ngo ayo mafaranga ngo boherereza mu imiryango yabo ngo ajya mu mufuka wa Kagame. Iyo niyo ntero bamazemo iminsi. Ari bya bindi by'ubugoryi bwo gushaka gukora za gahunda zituma imiryango yabo itikira, ngo barimo guhima FPR na Leta y'u Rwanda. Ubwo rero mu kanya numvaga twari tugeze kuri Kainerugaba, ndumva mwabivuzeho bihagije. Yambabarira gato yaho gaho hari icyo uvuze abanyarwanda bacyumve batari mu mahanga. Aba bana kuba baza bikurikiranyije, uramaze kubivuga neza, umuvandimwe yabivuze Olivier, twagira ngo tubwire abantu bari mu Rwanda barerera abana mu Rwanda hano iwacu, n'abana bari mu Buraya bahabyirukira bakahakurira. Uwo mwana kuva iyo abonye akantu gato k'ukuri arakwigaruka nawe mubyeyi wamubyaye. Bivuze neza uti umwana umukobwa w'imfura yaraje, iyo asanga hari intambara, iyo asanga hari amategeko ahonyorwa, iyo asanga nta burenganzira buhari, aba yarabujije karumuna ke. Ariko buriya yagiye gutegura arwana na nyina, arwana na se, arwana n'abandi bose bamwugarije, yumvisha ko kari akana k'agahererezi kasura nyina ko nta n'ikibazo kagira. Ntituribone hano protokole yagakorewe kinjira mu Rwanda, ariko certainement oui kwihari, kuko nigeze kuganira kuri ibyo bita keya u Rwanda rubikira abadiaspora iyo baje hano mu Rwanda, bakabakira n'umunezero mwinshi, bakamujya ugasanga en general ajyanye umwana nkura kwaturi ko se nyabu rwose umeze neza, ati ahubwo bari barambwiye ko ngera ku kibuga abasirikare mwe munyica mukanyirangiriza, akamushyira neza, akamushyira muri mudu nziza, umwana akazagera kuri nyina yumva umunezero ari mwinshi, nta gahinda afite, na bya bindi yabimukuyemo bagiye bamupakiramo, umwana akagira gutyo. Umwana w'u Buraya murabazi turaha bafite abana bahabyirukiye bakahakurira, niyo wamubeshya iki yamaze kwigira mu Rwanda akabona ukuri, aragenda akabwira bene yabo ati papa na mama nta kigenda, arabivuga pe. Umwana irwa, ndabivuga umugabo witwa Gaspard uhari harirwa, umwana yaramubwiye ati papa ninjya mu Rwanda nkamenya ko wisha abantu ntabwo nzongera kuvugana nawe. Umwana yafashe gahunda, araza arasura, asanga igihugu kimeze neza, musaza we ahora no mu Rwanda nk'umupasiteri, n'abana bazi ubwenge. Ni ukuvuga ngo ibi bintu uyu mudamu, uyu mubyeyi Ingabire yagombye kubata abana banjye barankeneye, abana banjye nkeneye kubabwiza ukuri, nkeneye kubategura neza kugira ngo nawe ayongera bose ibere ryo kugira ngo bahangane n'u Rwanda, cyangwa se nk'uko mwabonye bari abagabo batinyutse kugira ngo abana babo babashore mu bintu byo guhangana na Leta. Uyu mwana, uyu muhererezi gusura nyina Ingabire, harimo ikintu gikomeye cyane cy'indangagaciro y'u Rwanda. Guha uburenganzira umwana akaza agasura mama we akamunezererwa, bakamwakira, bakamuha mbega keya ikwiriye umwana nk'uyu mu Rwanda. Ibyo tugomba kubimenyesha abantu n'abanyamahanga, tuzabivuga no mu ndimi z'amahanga, ko umwana afite agaciro gakomeye cyane hano mu Rwanda. Umwana asanze nyina bakadubura ka gaciro no kumwakira. Icyo kintu rero twagira ngo Ingabire niba byumva aje muri karkan, muri icyo gihugu bamushyizemo, kimutanye n'abana be kandi kuza kumushaka nkaho yatakaye. Umugabo we reka sinakubwira sinabimuvugira ntiyabintumye, ariko urumva umugabo udaheruka umugore we imyaka n'imyaka, urumva ko abayeho agahinda arimo. Kwangu Ingabire twamusaba akagira imbabazi z'umugabo we, akagira imbabazi z'abana bamusura, akagaruka mu ruhu rw'umubyeyi nyamubyeyi, ariko guhangana na Leta adafitemo n'ijambo, kuko Leta si we wayishyizeho, mu bayirwanya arimo, ariko akagaruka akaba umubyeyi. Leta imweretse kenshi ko ishyigikiye n'abana be n'umuryango we. Ikindi agishaka iki?
ubwo rero gusurwa nk'uko mwabivuze ni byiza cyane, ahubwo natwe twagombye kubyakira nk'umugisha. Wivuze neza Olivier, ndetse na hoste wacu yabivuze. Ni ukuri uyu mwana azagenda afite inkuru nziza, azahindura byinshi mu rugo rwa Ingabire, hagati ya Ingabire n'umugabo. Ubu ukurikiraho ntimutangare ko umugabo Ingabire azafata akashakoshi akaza mu Rwanda atinze kureba umugore wanjye. Byanashoboka niba nta nzu bahagira bakabaha inzu, cyangwa se bakabaha n'ihoteli, bakidagadura bakamererwa neza, ubuzima bugakomeza. Imana ibahe umugisha, reka ne kwibanda ku magambo. Urakoze cyane Kayumba, rwose niyo n'impanuro ikomeye uhaye abadukurikiye, kandi nabo bagiye batubera abambasaderi, bakomeze babwire benshi kugira ngo abakiri muri uwo mugambi wo kumva ngo barahanganye, wo gutukana, wo gushira isoni, wo guharabika, wo gushyushya imitwe, babe babireka. Ubwo twari tukiri ku kibazo cy'abana rero, tugana no ku musozo, reka tuvuge ku kandi kantu Musabyimana yavuzeho kataducika, ko kuvuga ngo mu Rwanda ngo abasazi babaye benshi, ngo cyane cyane ngo mu urubyiruko ngo rufite ngo rwishoye mu bintu byo gufata ngo ibiyobyabwenge, ngo niyo mpamvu ngo abasazi ngo babaye benshi. Ariko nako Gatete yabivuze avuga ati uyu mugabo yategetse iperereza, yategetse immigration. Hejuru y'ibyo ndagira ngo mbabwire ko yize muri IPN yari Institut Pédagogique National, cya kigo cyigishaga nabyita inderabarezi. Institut Pédagogique bivuze ngo yize arya masomo bita ya psychologie. Ukurikije u Rwanda amateka rwanyuzemo, ari nayo mpamvu dukunda kuvuga tuti uyu mugabo rwose n'ikimwamwanya n'indi manganye yirengagiza nka n'ibintu. Umuntu wize psychologie, umuntu wize pedagogie, uyasubiza amaso inyuma, yakoze mu biro by'iperereza, yategetse immigration, yabaye chef du personnel, yaradutegetse kuko nanjye niyo service nakoragamo, yabaye chef du personnel, ibyo mvuga ndabizi. Ntabwo rero ari amateka y'igihugu ayobewe. Aho igihugu cyanyuze, aho kigeze, n'ibyo cyanyuzemo, naho abanyarwanda twari amabuye. Uze kumpa ijambo mvuge ku n'ubu turiyo. Ndagira ngo nkubwire ko n'ahandi Burayi imiryango myinshi ifite abana barokeye mu biyobyabwenge kubera ibibazo by'ababyeyi batandukanye. Umwana wicara akishaka akibura, yatekereza igihugu cye, yabona abo bigana barajya muri vakanse mu bihugu byabo, we adashobora gukandagira mu gihugu cye kubera ibitekerezo bamushyiramo bikamutesha umutwe. Muri grande vacances ugasanga abana nta kindi araho ari kwirwa yerera gusa. Ni gute atajya mu biyobyabwenge? Ni gute atajya mu mayoga? Noneho reba abana babonye amahano yakorewe imiryango yabo. Umwana wabonye bica se, bica nyina. Umwana wabonye murumuna we cyangwa mukuru we bamukubita umuhoro. Umwana wabaye mu nkamba ari nyakamwe, atagira kirengera. Uwo mwana imyaka 28 irashize, yabanye nabyo kuva afite imyaka 3, kuva afite imyaka 7, kuva afite imyaka 9. Ni gute icyo kintu kitamutera ibibazo nyuma y'imyaka 20? Atekereza ibyo ngibyo, areba ubuzima, ashaka yishaka kibura. Bavandimwe, nagira ngo
tugana ku musozo nk'uko nari mbivuze mu kanya, mugire ikintu muvuga kuri ako kantu, hanyuma dusoze. Abadukurikiye tuzakomeza kubagezaho ibiganiro byinshi, ndetse n'iki nibiba ngombwa dukurikije ibitekerezo bazaduha dushobora kuzakigarukaho. Ariko ndagira ngo kuri ako kantu munsubirize Musabyimana Gaspard, mumbwire icyo mubitekerezaho, mubwire icyo mubwira abakunzi bacu n'abakunzi banyu, icyo uko mubibona mwebwe. urakoze, reka ngushimire ngewe Albert, bari ngewe uhita ufata ijambo vuba vuba, nubwo umujene Kayumba mutanguranwe, uko uvuze ku kintu kijyanye n'urubyiruko. Nigeze kuyobora urubyiruko hano muri Denmark, aho turi muri diaspora. Iki kibazo ni ikibazo rusange kiri ku isi, ntago ari ikibazo kireba u Rwanda gusa, ntago ari ikibazo leta y'u Rwanda ifitemo negligence. Ngira ngo abakurikira gahunda zibera mu Rwanda, polisi y'u Rwanda imaze iminsi ifite ikintu bita operation, yatanze itangazo, itanga warning, urumva, ku bakoresha ibiyobyabwenge, ni ukuvuga ngo za kanyanga, abacuruza kanyanga, abacuruza za mugo, abacuruza urumogi, abagira ibyo bintu. Yakoze ubukangurambaga, itanga amatangazo, igira gute, noneho igera ubwo yatangiye operation yo kujya kubafata. Ngira ngo ibyo bintu bimaze n'iminsi, ni nabyo wumva hari na kesi imwe yabaye za Rubavu n'ibice by'umuturage bawacuruzaga kanyanga n'ibice, bakaza kujya kumufatira iwe n'ibice n'ibirebire, ibyo tuzabisubiramo. Ariko nagira ngo ngaruke kuri iki kintu, acyumve ko u Rwanda ufata umwanya cyane. Ninkubwira ngo ibi ngibi tuvuga n'ibyo igihugu bwacu cyaciyemo, isi yose ifite ikibazo gikomeye cyane kuri iki kintu kijyanye n'urubyiruko gukoresha ibiyobyabwenge. Ndagira ngo mbwire Gaspard aho aba mu Bubiligi, we wabivuze neza nk'umuntu wize pedagogy, wize kurera urubyiruko kugira gute, urumva. Simucyuriye, twese turarera, turi ababyeyi, dufite abana. Ariko njyewe natembereye i Buruseli kenshi gashoboka, nigeze no guhura n'umuhungu wa Gaspard, umuhungu we witwa Alexandre. Birazwi neza ko i Buruseli yishwe n'ibiyobyabwenge. Ibyo ni ibintu bizwi. Wese ko atabasha kubikemurira umuryango. Simugaye nk'umubyeyi, ahubwo nakamugaye nk'umuntu wewe wabyize, ubizi neza, ahubwo yakagombye kubatanga, yakagombye avuga kuti u Rwanda twakagombye kugira gutya na gutya. Icyo cyitwa opposition. Kubera nk'ubumenyi ngewe mfite, experience mfite, nakagombye kuba ntanga umuti nkavuga nti ngewe mu bumenyi bwanjye mfite niyo experience maze kugira ngo urubyiruko rwo gukomeza kwishora mu biyobyabwenge, u Rwanda rwakagombye gutegura izi ngambi zinizi, akabyerekana. Aho kujya aho ngaho ngo wicare ku YouTube yawe ngo unenge u Rwanda nkaho nta kintu u Rwanda rukora. Nagira ngo turagana, yego turi kugana ku musozo, ariko iki kintu abantu bacyumve ko dufite opposition, ariko mu by'ukuri yo yirirwa irebuzwa. Buriya umusaza arasarakaga ku ijambo, mukanya ukajya bibabwira, babwira ati mwebwe muhora mutunze akantu kose kabaye hariya epfiriya mu Rwanda, nta kindi kintu, nta ntuza mufite, nta topic mufite yo kuvugaho, muhora mucunda utuntu twabaye mukatuvugaho, nta kintu muvuga muti tugiye kubaka, turanenga iki, twagikora gutya na gutya. Mwebwe muzane ntuza yanyu nk'abantu bari mu opposition. Rero Bwana Albert urakoze, ariko kuri iki kintu cy'urubyiruko ibiyobyabwenge byo Gaspard rwose, izi ni ingamba isi yose ifite, ni ikibazo ku isi hose. Ni ibintu hano nirirwa mbona mu rubyiruko tubana hano, yaba urw'abenegihugu, yaba urw'abanyarwanda, yaba urw'ibihugu by'ibituranyi tubana epfo yo muri Afurika. Hari ikintu wagarutseho, ni Kayumba wakivuzeho, cyo gushuka
cyangwa na Robert yakivuzeho cyuko umwana ashobora kwisanga yadeprimiye kubera ko abo bari kumwe bagendana baravuga bati tugiye muri vacances, tugiye gusura iwacu muri Cameroon, tugiye gusura iwacu Burundi, tugiye gusura iwacu Bugande. Kandi abazungu barabitubaza kenshi cyane, barakubaza ese ujya gusura iwanyu aho ukomoka? Ariko kubera ko Gaspard yagiye akabwira umwana we n'ujya mu Rwanda bazakwica cyangwa n'igihugu kitagendwa, uriya mwana azahora ameze gutya. Urumva niyishora mu bintu cyane cyane ko ari ahantu bamubwira ko atari iwabo, sibyo? Nawe uramubwira ko iwabo atahajya bamwica, ubwo se uwo mwana urumva uzamurenganya? Mu by'ukuri nibave mu manjwe. Umwana niba Gaspard afite ibyo akurikiranweho cyangwa ibindi bintu batumvikanaho na Leta y'u Rwanda, ariko umwana nta kibazo afite, ashobora kumureka akajya gukora ibyo ashaka mu gihugu cye. Ndabaha urugero rw'ibintu byabaye hano. Hari abana ngewe naganiriye nabo, urumva papa wabo baramucyuye mu Rwanda, turaganira, umwana amubwira ibi byo mukuru we amubwira cyangwa n'abandi bantu bamubwira. Nge turaganira, ndamubwira nti nta hantu bihuriye, wowe uri umuntu mukuru, ufite pasiporo y'Abadanwa, sibyo? Uzamanuke ugende ujye mu Rwanda, ufite ubwenge. Akandi afite groupe y'abantu bagendana bajya mu Rwanda bakamwereka ibintu ukuntu bimeze. Aravuga ati ngewe ngiye gufata icyemezo, nzajya mu Rwanda, kandi nta muntu nzabwira wo muri famiye, bazambona gusa nahageze, ubundi nkubita amaselfie nzakoherereza. Ndabitegereje kandi azabikora, kandi sabaye umwe sabaye wa kabiri hari abantu benshi bamaze kubikora. Rero nagira ngo ngushimire cyane Bwana Robert kugaruka kuri icyo kintu cy'urubyiruko, sinaye kugenda nakivuze. Murakoze. Murakoze cyane nawe Kayumba. Nk'uko watangiye wanadusoreza. Ndabumva wabaye imfura dutumira, ariko reka twite tufata amazina y'abantu uko bari. Ni akaga kugira umugabo umeze nka Gaspard, kuko kuri umuvite ye ntabwo imwemera gukora no kuvuga bene biriya. Icyambere, Gaspard nk'umuntu wize muri Institut Pédagogique National, cycle y'abarezi twese twize, aziko benshi sasi twese kambosora ntamera nkawe, aziko hari icyo bita psychologie de l'enfant. Umwana kumwita ko ari umusazi, deje ubwo ubutatiye amasomo wize n'icyo bagoye kugira ngo umwana umwite uwo ari we. Cyo kintu cya mbere Gaspard cyumve ko aho ngaho nesheke retentissant. Nuko ngo rwose Gaspard yarapfubye, nuko ngo apfubijwe n'imyitwarire mibi n'ibyo yahise mu bibi. Kuko nk'umuntu wahuguwe gutyo akaba umuntu w'inderabarezi nawe akarera abandi barezi, kuko muri Institut Pédagogique National soit ko hasohokagamo A1 cyangwa se A0, donc hari bac ya kera akaba na licence. Ibyo ari byo byose yasohotsemo afite iyo mpamba imuhesha ibyo nawe yazaha abandi, bakazabagabo bakazibeshaho, igihugu kikazatungwa n'abaturage bafite politesse, bafite discipline, bafite imibereho myiza, ari abaturage b'igihugu atari abanzi b'igihugu. Nagira ngo nyimugayire iryo somo yararitatiye, kandi isomo rikomeye kuritsinda, kuko ririmo za analize, ririmo gukurikirana imirere y'umwana, ukamwiga, ukanamuvumbura, ukamutangamo raporo, ukora amastage kuri we guhera mu amashuri matoya, secondaire na université. None kongera akavuga ko ari ibisazi byarenze abana bo mu Rwanda, kandi nabe bafite ingorane nk'izo. Nta musazi uruta Gaspard. Nuko ngo yarasaze ku buryo abandi bose ashaka kubambika ibisazi, nubwo yabaye umugabo responsable mu mirimo itandukanye yagombye kumuhesha guhanura no kurera, agaha impamvu ikwiriye urubyiruko rw'iki gihe. Ko ari mu bicanye, ari mu baroga abana, abasore n'inkumi, yagombye no kudatinyuka kuba ko ari abasazi, kuko azi abasazi aho babajyana, azi umuntu wasaze uko aba ameze.
umusazi wacu niwe agomba wakunda kwita abantu nk'aba bimbura mukoro akabita ngo ni intihingiro bajyaga gusabiriza kandi mu by'ukuri akazi tubamo mu Buraya ko buri wese yirwanaho kugira ngo abone uko abaho bari abatunzwe n'amaturufu y'abakina nizo za sous-titrage agakora ka fiche de projet ako ga sous-titre agakora nk'umushinga akajya kugasabisha amafaranga yagaruka akabona kubwejagura. Gaspard turagomba kumwiyama kugira ngo adatungwa nuko gusabiriza kandi afite imbaraga n'ubwenge. Hari aho mwavuze ko atabona mu Buraya se kutabona nta gitangaza gihari, hari amavuriro menshi kandi uko yabameze kose kutabona ko baramuvura. Hari kina y'amaso, hari imiti itandukanye, hari amadarubindi atandukanye, yewe naza no mu Rwanda abo bavura gutyo mu Rwanda barahari muri Bishenyi bavuga ko ari umuganga waminuje ku buryo abantu bose bajyayo. Ubwo Gaspard reka tumubwire agaruka ibuntu. Gaspard areke gutuka abana kwita abasazi kuko nawe ubwe rwose ahubwo niwe twakwita umusazi kuko umusazi ni ukunda kwanga mwigenda mwabasazi mwe akabona abantu bigenda bati mwabasazi mwe. To Gaspard arita abantu abasazi kuko ari wamaze gusara nta bwenge gifite. Yarapfubye no kwanga ni wa mugabo utakura umusaruro aho kumukuraho ibintu byo kurumbya. Ubwo rero aha hantu nk'uko bivuze muvandimwe kubyerekeranye n'urubyiruko, reka tuvuge ko urubyiruko rw'Abanyarwanda rumeze neza, ruri mirimo harimo abatekinisiye baruta nabo mu Buraya bakabarusha na tekinoloji igezweho. Abana badufasha nk'ibi dukora by'ibiganiro bageze mu Buraya bakumirwa. Iyo mihanda mwahoze muvuga reba iri autoroute yuzuye hariya Kicukiro igenda ikajya mu Bugesera, ni même type que izo autoroute zo mu Buraya. Bariya baravuga ibintu batazi, ntabwo baheruka kuri terrain, ni ibintu bahimba, ni ibintu bashyira hariya kugira ngo basebye u Rwanda. Barasebye u Rwanda se ruzigera ruseba, ahubwo nibo baseba. Nkumva rero nanjye mu gusoza nk'uko wabinsabye muvandimwe kandi Albert nawe Olivier shima ko rwose nanjye mwagiye mumpa ibindi bitekerezo nanjye nkaba ntanze ibyanjye. Nuko umugabo witwa Gaspard aho yicaye amenye ngo yicaye nabi kandi abishatse yakwicara neza. Afite impamba z'amasomo, afite impamba z'imirimo yakoze mu gihugu, hari ahageze uretse gusabiriza no kubaho gusa atunzwe n'amagambo akandi kazi akoda. Mu Bubiligi ndahagenda Albert urahaba, Ubufaransa uramara kuva mu Bufaransa ujya mu Bubiligi ni nkaho kanya, kuva muri Denmark ukamanuka nawe ukiza mu Bubiligi. Ntiyavuga ko ibyo arimo tutabizi, turabizi pe bivemo no kuko ibyo arimo ni bibi rwose. Ntabwo bimukwiriye, nta nubwo bimubereye. Ntabwo ari umugabo wagombye guti isaro gutyo yita abana basazi. Ari bita abasazi yarababyaye nk'ababyeyi bumva bitira abana basazi bahagurutse aho yabakira. Umwe yafata ukuboko ndagafata ukuboko ndagafata mu ngoto, ariko Abanyarwanda ntabwo ari uko bateye. Azizera rero ko hari igira n'icyo amukoraho. Gaspard rero ngira nkubwire Gaspard tuza garuka muri gahunda y'abagabo, wiba umuntu wabuze epfo na ruguru, wisabiriza wibura umukoro kandi ufite ubushobozi bwo gukora. Umutwe wawe uruzuye n'ibiki ariko urashaka kukuzuzamo ibibi gusa. Nkibwira ko iki kiganiro mwantumiyemo, mbashimiye ko mwantumiyemo, ari Gaspard twamubwira kimwe na bagenzi be bameze nkawe kuko bamaze kuba benshi. Ari Ingabire nawe twamubwira nk'umubyeyi ufite abana baje kumusura akagira imbazi z'abana n'iz'umugabo badaheruka. Kikwereka ko umugore burya afite ubundi buryo butari bwiza nuko atakumbura n'umugabo we. Bavuga ati umugabo wanjye abaye ndashaka kujya kure umugabo wanjye, cyangwa reka mutumize nawe aze aho ndi nta kibazo. Umugabo nta kintu akurikirana hano n'umugore we kandi ntacyo uretse amagambo atomokwa akamuvamo adafite agaciro, atari amagambo y'ababyeyi, atari amagambo y'umutegarugori wanyuze mu ishuri. Abanyarwanda bize kuki bamwe bagiye guhinduka nk'abantu batigeze bakandagira mu ishuri bakarutwa na bamwe bize ikiburamwaka. Nkibwira ko rero ibyo biramwaye cyane. Mu Buraya twese turahari, dufite ubwenegihugu bw'Abanyaburaya,
ariko ubwenegihugu buryoshye bubereye abanyarwanda n'ubunyarwanda nibwo tuzabaho neza tukamera neza. Gaspard uribeshya, hari n'igihe wazajya kubona uvuye muri uwo mubiri bakavuga bati ni mu mujyane mu Rwanda, simbikwifuriza, ariko tegura ibyiza byawe by'ejo bizaza kugira ngo umugabo w'umunyarwanda cyaragukamiye kirakurera kigutangira amafaranga, none icyo tutuye ni ukujya kugisebya. Agisebya se hari umunani wese cyajyanye, hari imbibi, hari umunani bagurishije wawe, rikagushuka abana, rikagutuka abana. Garuka muri kamere y'abagabo, kandi wa mugabo mwiza, abantu bakakuryohera nawe ukabaryoherwa, kandi noneho rwose ugakora kuko ufite amaboko yo gukora, ntabwo uri kimuga, ariko uri kwimugaza mu bwonko, urimugaza mu bitekerezo, urimugaza mu mico. Reka RTLM ikuvemo, ntabwo ikibaho. Unayizuye aho ngaho yaguhirimana, igarukire na ya mirimo wasize irahari, wagaruka ukayisaba cyangwa se ugakora competition n'abandi. Imana ibaha umugisha, nibwira ko rwose ikiganiro cyari cyiza, kandi abadukurikiye nibyo aza ko tosesengura tukabwira bene wacu uko bariya bashuka abandi bameze, kandi ko bashobora kuba beza, kuko twese turi bene mugabo umwe. Albert, utarasoza hari akantu twari twibagiwe kuvugaho, kamwe ndakavuga n'umunota utuzuye. Hari akantu uyu mugabo Musabyimana avuga, mw'abantu mwe mukurikira ibi bintu, aba bantu bo muri opposition, mujye mwumva n'ibintu bavuga. Mu by'ukuri mujye muturebera opposition dufite, abita ko bari muri opposition. Uyu mugabo Musabyimana aravuga ngo mu Rwanda nta bana bakiga. Twari tukiri ku kintu cy'abana, ngo higa gusa, ngo abarihirwa na farije. Mw'abantu mwe twize mu Rwanda, njye nize mu Rwanda, urumva sinzi kabisa, birababaje, biranatangaje kubona umuntu w'umugabo yihanye. Ibi niba ari byo bita ngo ni opposition, ibi niba ari byo bita ngo ni bwa bwenge bucagase ntuzajya avuga. Ni gute ushobora kuvuga ngo higa abantu bafarije, ngo barihirwa na farije gusa mu Rwanda? Twebwe twize mu Rwanda turabizi, urumva urugero rurahari. Kasuku we wenyine igirirwa byivugira kuri YouTube, aravuga ati iyo FPR itabaho ntabwo ugera ari no kwiga. None se yize kubera farije, yarihirwaga na farije. Abana benshi cyane barihiwe n'imishinga itandukanye inyuma. Ibyo si n'ibintu wakirirwa ujya no kudisikitaho. Gatete, urakoze cyane icyo gitekerezo uzanye, ariko kubera ko igihe cyaturenganye, reka iyo topic tuzayishakira umwanya tuyiganireho, wa mugani dusubize abo yaroze anabateranya na Leta babwira ko abana ngo batiga, tumwereke uburyo abana biga, ndetse n'umubare w'amashuri uburyo yiyongereye. Nubwo tugiharanira kugira ireme ry'uburezi rigeze aho twifuza, byo birakwiriye kandi biranumvikana kubera ko u Rwanda ni igihugu kikiri mu nzira y'amajyambere. Bityo rero bareke gukomeza kuroga abana, bareke gukomeza kuroga ababakurikira, abo babwira. Natwe ntabwo tuzahwema kubanyomoza no kugaragariza abakunzi bacu n'abadukurikira n'abanyarwanda bose ukuri kuri nyako. Nuko rero bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, mumfashe dushimire aba batumirwa bacu, twari kumwe nabo. Gatete, turagushimiye cyane kuri Nordic TV. Muzajye mukomeza kuba hafi, kandi igihe tubifuje guha ibitekerezo n'inkunga mutube hafi cyane. Rwanda France Info, rwose namwe turabashimiye. Kayumba wemeye kubana natwe iki gihe cyose, turagushimiye cyane. Ukomeze kandi mukomeze gutwarana kugira ngo tubashe guhinyuza aba babanga mwabo. Urakoze nawe. Urakoze cyane bwana Albert.
ubwo rero ndagira ngo bakunze b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo mumfashe dushimire cyane nanone umuvandimwe wacu Kagabo ubana natwe buri gihe akaba ari ku buhanga bw'ibyuma akadutegurira ibiganiro byacu kugira ngo bibagereho bisukuye bifite umucyo kandi bifite ireme. Murakoze cyane bwana Kagabo. Ikiganiro twe twabateguriye tugisoreje ahangaha cyangwa se tugisubikiye ahangaha kuko ibitekerezo byanyu nibiza bidusaba kugikomeza tuzagikomeza, ariko tubashimiye kuba mwadukurikiye mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira. Tubifurije gukomeza kugubwa neza aho muri hose, Uwiteka abahire. Gusa bajye bibuka nanone gukora komenti ku biganiro byacu, banayaboneshe ku macano yacu kugira ngo turusheho kugendana n'izo nkunga tubasabye rwose, kandi icyo batekereza cyose gukorera izi cano kuko ni izabo rwose. Murakoze cyane. Nibyo murakoze namwe kwibutsa mu kantu. Murakoze muzehe Kayumba.